koranabuhanga mu guhindura ubukungu bw'isi. Uyu munsi tugiye gufatanya n'abasesenguzi natumiye kugira ngo twumve neza iby'iri faranga koranabuhanga se iby'amafaranga kuko ni menshi ari kugenda avugwa cyangwa se anavuka hirya no hino ku isi. Muri studio munyime nakire bwana Mike Karangwa ni umusesenguzi akaba ari n'umunyamakuru, ariko se nawe twamutumiye nk'umusesenguzi ugiye kudufasha gusobanukirwa neza n'iby'amafaranga koranabuhanga. Tubaye ikaze bwana Jean Bosco. Murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye nitwa Jean Bosco Hakizimana, nkaba nkunda gukoresha cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga koranabuhanga. By'umwihariko nkaba mfite n'itsinda rinini mpagarariye hano mu Rwanda ry'abapiyoniya, abantu bakora mining mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane kuri Pi network. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bantu bari muri tentative, wango hari abantu muri tentative ariko mwaranakoze KYC. Rero hari ibintu bishobora kubabaho mbere n'ubwango wira tariki 31, murabizi ko ari tariki ya nyuma, gusa ngira ngo mbanze mubwire ko ibintu bishoboka kubaho kubera ko muri tentative. Ikintu cya mbere mushobora guhura nacyo ni ukubura uburenganzira kuri Bitcoin zanyu. Ngo Bitcoin zanyu mwamenyinze mushobora kutazimigratinga mu zibane muri app muzijyane muri wallet kubera ko ntimwakoze nyine ibisabwa byose. Ibi rero ikintu bazakora bashobora kuzigumisha amaho ariko zikaba ziri locked, zikaba zimeze nk'izifungiye muri aho ngaho muri app ariko zitemerewe kujya muri mainnet kubera ko ziri muri testnet phase ariko ntabwo zemerewe ziri muri mainnet phase. Kandi murabizi ko nyuma y'ira tariki bashobora kuzita bajya mu byo bita mainnet phase. Ubwo rero bisaba ko ushobora kuzigumana ariko zikazi zigumye amaho ariko zitemerewe kuva muri mainnet cyangwa se kujya muri mainnet phase. Ubwo rero ntabwo ushobora kuba wazitradinga kubera ko ziracyari muri app, ntabwo ushobora kuba wazikoresha muri transaction cyangwa ngo usohereze umuntu runaka. Ikindi ni ngo gusa bashobora no gushyiraho ibijyanye no kubimbabaza abantu bari muri tentative, bakaba bavuga ati tubarekure n'undi project igere ku musozo. Ibyo nabyo birashoboka gusa mbere rero kuri ya tariki bishoboka ko wenda bashobora gukora ibyo bintu ariko nanone bakanababara kuko n'abantu kandi baramayininze. Ibyo bibazo bibaho, nta project itagira ibibazo. Ikindi ni ngo aba bantu ikintu bashobora ni uko banyine ku itariki 31 bagomba kuba bakemuye ibibazo kugira ngo babashe kuba babona coin zabo kuri mainnet. Ngo tentative yoza ubundi ugomba kureba neza ko ugomba kujya muri application ukanareba ese nta makuru nigeze ntanga atari cyangwa se na verifyinze wallet yanjye cyangwa se nahuje nuzabe wallet yanjye muri mainnet checklist. Nuvuga ko ari step 9 dukora kugira ngo step ya 9 ikunde. Ugomba no kwishoringa ukareba ko wallet yawe yirinkinze neza, ukareba ko wallet warinkinze ari nyayo, ukareba ko amakuru watanze ari aya nyayo muri zira step, ukarikira dene ukareba ko nuza zawe zishobora kuba zaba migrated. Hari n'abantu bari muri tentative batigeze banahabwa none na KYC, nabyo birashoboka. Abo rero icyo basabwa, abo barashabwa kuba bakora KYC, basabwa kuba bakwandikira team cyangwa se kuba team mbere ya 31 z'ukwa 12. Bashobora kuba barayiguhaye ukayifungura warangiza ukagira ute ntuyikore
ukakora nk'aka step kamwe ukahita ubivamo, aho bifatwa nk'aho utigeze uyikora. bashobora kuba barayiguhaye ugatanga imyirondoro itari ya nyayo, bikagaragara ko nta KYC ufite ukaguma muri tentative. Ibi rero icyo usabwa ni uko ku itariki 31 mbere yayo ugomba kuba wakoze KYC wandikiye kwa team. Urumva ko n'undi abantu muri tentative ikibazo gihari ni ira step ya 9 abenshi ni ira step ya 9 kuko niyo step ikenewe kugira ngo namwe mu gihe nyuma y'iratariki 31 hagiye kuba mainnet phase muzabasha gufata coin zanyu muzijyane muri wallet zanyu, muzi trading, muzi transferring n'ibindi kuko buriya muri testnet phase bitandukanye no muri testnet phase bitandukanye no muri mainnet phase. Ku mainnet phase noneho hazamo no transferring, hazamo na listing. Tuvuye muri ibyo rero nababwira ko ubundi ubungubu abarenga miliyoni 14 bamaze gukora KYC. Ngira ngo rero bayika ifite intego yo ko byibura abagera ku miliyoni 15 baba bamaze gukora KYC muri mwaka. Nubango rero abagera kuri miliyoni 14 bakoze KYC, then bakaba bafite intego yo bagera ku miliyoni 15 rero baba barakoze KYC. Navuga ko ikindi nuko abakoze nyine KYC n'ibiki byose bashobora kuzemererwa nyine kuba batradinga pizabo ku masoko agiye atandukanye. Ikindi navuga ko application imaze kugira bagera kuri miliyoni 100 ba download application muri telefone zabo bakazi installing. Ubwo tuvanga nka Play Store, hari nabo kuri App Store. Ikindi PayMap nayo ikomeje genda ikura, aho abacuruzi bagenda nabo ubwabo biyongera kuri PayMap. Ubwo bisobanuye ko aho bazagenda bahahira abantu bagasacinga bagahaha. Ubwo rero abantu muri tentative mwibuke nyamuneka mwibuke ko mukeneye gukora mainnet phase, namwe mukajya mu mure bazaba bari muri mainnet phase. Ubwo bisobanuye ko no kugerageza mukaza musura browser yanyu mukareba ko step za izo score 9 mwazujuje, mukareba ko nta kintu kiri muri KYC kikiri in progress kitaratungana, mwasanga kirimo mukagikosora, mwasanga kitanarimo mukandikira na support ubwayo mukareba ko icyo bufasha. Buri wese ariko ndenzaho yuko ejo hari itangazo batangaje ijyanye no gucunga wallet zanyu, mucunga wallet zanyu guys, murebe ko amalink muri kugenda mwinjiraho mutunde. Hari igihe umuntu aguye nk'iki link ugasanga winjiye mu link ngo cyanditseho ngo pay, ugasanga kwinjira ku bintu dafite security. Buri gihe nujya no kwinjira ku link uzareba ko iyi link yatanzwe muri app ya pay iri official yemewe, bana kwinjira mu byose umubonye, kuko abantu benshi barahari baba bakeneye gupayizanya. Ubwo bisobanuye ko namwe mukeneye kuzinda ko n'ubutunzi buhambaye. Rero nshimira buri wese mwibuke gukora subscribe, share n'abandi video nk'iyi. Imana ibarinde.